ngiye kukubaza ikibazo kandi utsubizo utibereye. Mu bantu babiri ngiye kukubwira uruwuhe. Uwa mbere, iyo hagize ikintu na kimwe kigenda nabi mu buzima ubwo aribwo bwose bwe, aba afite umuntu wakimuteye. Urugero, niba ari umushomeri, leta yananiwe gutanga akazi, ubwo ni urugero rw'umuntu wa mbere. Uwa kabiri, ikintu cyose kiba mu buzima bwe aba agifiteho ubushobozi bwo kugihindura cyangwa yumva ko ari we wakiteye. Urugero, niba aka kanya ari umushomeri, azi ko agomba kubona akazi kandi agomba kwiga uko azakabona, ntabwo ikibazo ari icy'uko hari akazi gakeya, agomba kukabona. Uruhe muri abo? Tugiye kuganira rero uko twese twaba uwo wa kabiri, tukaba abantu bazi gufata iya mbere mu bintu bitureba kandi tukirengera ingaruka z'ibyo dukora. Urakaza neza, nk'ibisanzwe nge ndi Joel Didier. Niba ari ubwa mbere wagera hano kuri yica no tuganira ibintu byo mu buzima busanzwe kabisa. Ibintu byo mu buzima busanzwe, uko umuntu yatera imbere, ibintu bisanzwe. Nawe niba hari icyo ushaka ko tuganiraho, tuzaganiraho n'ikindi gihe, ubinyandikire muri comment. Iyi ni imwe muri video 14 zirimo ibintu 14 bishobora kugufasha gutera imbere mu buzima. Icyo turi buganireho uyu munsi mu cyongereza bakita accountability. Mu kinyarwanda nta jambo na rimwe ryagisobanura neza, ariko bisobanura gufata iya mbere kandi ukirengera ingaruka z'ibyo wakoze, ukumva ko ari wowe mu buzima uyobora ubuzima bwawe. Ngaho rero niba ari ubwa mbere wagera aha, ngiye kuguha akanya kanda subscribe. Yikande ikara akabuto k'umutuku kandi so subscribe, nurangiza ukande niyo nzogera ya notification. Urakoze, dukomeze noneho kugira wumve impamvu gufata iya mbere no kwirengera ingaruka z'ibyo wakoze ari iby'ingenzi. Tekereza icyo ubuzima ari cyo. Hari abantu bumva ko ubuzima bwabo navuga ngo ibibabaho biterwa n'abandi, donc ubuzima bwabo budepanda ku bw'abandi. Hari n'abandi bumva ko ari bo bagomba kuyobora ubuzima bwabo. Yego, abandi bagomba kubafasha mu buzima, ariko iyo ubuzima bwabo bupfuye si abandi baba babibateye, nibo baba babibateye. Abeza rero ni aba kabiri, kuko burya kugira ngo utere imbere mu buzima cyangwa se kugira ngo ntutere imbere, byose bituruka kuri wowe. Bituruka kuri wowe, ntago bituruka ku bandi. Ntibituruka aho wavukiye, ntibituruka ku bayobozi b'igihugu, ntibituruka kuri bene wanyu, bituruka kuri wowe. Numara kubyumva gutyo, ukumva ko bituruka kuri wowe, ko icyo ushaka kugeraho cyose gituruka kuri wowe, uzagishobora. Uti rero wabigenza gute kugira ngo ugire iyo myumvire kandi numara kuyigira uyobora ubuzima bwawe, wumve ko ari wowe muyobozi w'ubuzima bwawe, ko aho ushaka kugera uzahagera byanze bikunze biturutse kuri wowe. Tujye kureba ibintu 4 bishobora kugufasha. Icya mbere, jya wirengera ingaruka z'ibyo wakoze. Tuvuga urugero, niba uri umushomeri, wibishyira ku wundi muntu. Oya, umva ko ari wowe ufite ikibazo. Ntabwo biba bisobanuye ko buri gihe ari we wabyiteye, ntabwo ari we witeye ubushomeri. Ariko abantu benshi bemeza ko kugira ngo umuntu abone akazi bidasaba ko abaza ubwenge. Urumva icya mbere, ushobora kuba waragikemuye ko kuza ubwenge, uzi ibintu byo gukora. Ariko wibuke, abantu benshi bemeza ko kubona akazi bisaba undi muntu muziranye. Rero wibishyira ku wundi muntu, kuba utaziranye n'abantu ntabwo ari ikosa ry'undi muntu, ahubwo ni ikosa ryawe. Rero ukuntu ugomba kumenyana n'abantu, uvuge ngo okay, nzamenyana gute n'abantu bazatuma mbona akazi. Ni inzira ndende, buri wese agomba kumenya uko acunga ubuzima bwe. Ariko nushyira ikosa ku bandi bantu ukavuga ngo okay, navukiye mu muryango utaziranye n'abantu, nta muntu dufite ukomeye mu muryango, ubwo uzaba umushomeri igihe cyose. Ujye ubona abandi bafite akazi. Icy'ingenzi si igihe bigutwara ngo ugere ku ntego, ahubwo nuko wowe ucunga ubuzima bwawe, ukavuga ngo ngomba kuba ari ngewe ubucunga 100% kandi ninjye uzirengera kuba narageze ku kintu cyangwa ntarakigezeho. Menya ko ari wowe uyobora ubuzima bwawe. Nurangiza, icya mbere tubonye ngo fata risk kandi wirengera ingaruka z'ibyo wakoze. Fata iya mbere, uvuge ngo ngiye gukora iki ngiki. Icya kabiri, ntukajye impaka gucomplaining. Donc ikintu niba cyabaye, wamaze gufata risk, watangiye gukora, bakubwira ngo wakoze amakosa, ntukajye impaka. Umuntu uri accountable, umuntu ufata iya mbere mu buzima bwe, yirengera ibyo yakoze, irengere ingaruka z'ibyo wakoze. Uvuge ngo ntago ndi bujye impaka, niba bamfatiye mu ikosa, emera ukosore.
wijya impaka. Abantu bajya impaka buri gihe ntabwo baba bazi kwirengera ingaruka z'ibyo bakoze, ntabwo baba bazi gufata imyanzuro mu buzima. Iyo wafashe umwanzuro wirengera ingaruka zawo, ntabwo ujya impaka. Icya gatatu, jya wirinda ubunebwe. Igihe cyose wicaye wumva nta kintu uri gukora, shaka ikintu ukora kikugeza ku ntego zawe. Umuntu ufata iya mbere buri gihe areba ikintu yagakwiye kuba ari gukora ako kanya, akareka kuba umunebwe. None ikindi, kugerageza ukagendera ku mahame yo mu rwego rwo hejuru. Amahame yo mu rwego rwo hejuru nshatse kuvuga iki? Amahame yo mu rwego rwo hejuru ni ibintu wishyiriraho mu buzima. Principles niko bavuga mu Cyongereza, principles. Ibintu ugenderaho ukavuga ngo byanze bikunze ngenda gutya. Gira amahame yawe ugenderaho, atari ukuvuga ngo ni idini ryagutumye, atari ukuvuga ngo ni leta. Dufata urugero ukuntu kuba accountable ari byiza. Abadage bari abantu beza, ariko Hitler araza akora ubutegetsi bw'abanazi, baragenda bafata abantu babahindura ko bagomba kwanga abayahudi, barangije bakora jenoside y'abayahudi. Ubwo umuntu wakoze jenoside y'abayahudi agomba kuba accountable, akabihanirwa, yarabihaniwe. Ariko iyo aba ari umuntu bwa mbere uzi gufata iya mbere mu buzima bw'akamenya icyiza akagikora, yari kubyihorera. Kuko rero ari wowe utwara ubuzima bwawe uko ubushaka, ukaba ugomba kuba accountable ku ikosa ryose ryabaye mu buzima bwawe. Jya ugira amahame ugenderaho, uvuga uti nubwo abantu baza bakambwira ibi n'ibi ibi simbikora, uvuge ngo ngendera muri uyu murongo, byanze bikunze niwo ngenderamo. Ntukumve ko umuntu niba aje akagushuka ngo mujye gukora ibi n'ibi, niba gufata uzavuga ngo n'uyu wanshutse. So yumva abantu bavuga ngo kuki wishe kanaka, ni Satani yanshutse. Ibyo se Satani saburana mu ruhe rubanza. Ahantu hose uzajya uzisimamira ku buzima bwawe. Rero ujye wumva ko ari wowe muyobozi w'ubuzima bwawe. Nutabyumva gutyo ko ari wowe uyobora ubuzima bwawe, nukuri ntuzigera utera imbere. Ni wowe uyobora ubuzima bwawe, ibikubayeho byose ni wowe ubyirengera. Jya umenya rero kwirengera ingaruka z'ibyo wakoze, kandi ari wowe ufata iya mbere uyobora ubuzima bwawe, nta undi muntu ukuyoborera ubuzima bwawe. Ibyo ntubishobora, uzatera imbere mu buzima. Uribuka, iyi ni video ya 12 muri video zigufasha gutera imbere mu buzima. Izindi zose niba utarazirebye ndakwibutsa kuzireba. Uribuka ibintu tubonye muri iyi video. Icya mbere, jya ufata iya mbere kandi wirengera ingaruka z'ibyo wakoze. Icya kabiri, ntukajye impaka. Ntukajye mu bintu byo kujya impaka n'abantu. Oya, jya ukora ibyo ukora utagiye impaka, utitaye ko abandi babyumva. Niba bagukosoye wemera, ariko ntujye impaka. Icya gatatu, jya wirinda ubunebwe. Ikindi, ugendere ku mahame yo mu rwego rwo hejuru. Undi muntu nagushuka, n'ubuzima bwawe azaba ari gushuka, ntabwo uzabwira abandi bantu ngo yaragushutse. Jya ugendera ku mahame yo mu rwego rwo hejuru. Wibutse gukora subscribe bwa mbere. Niba utabyibutse ngaho hakande kuri subscribe. Niba uri kumva ibintu mvuze muri iyi video ari sawa, niba hari ikindi kintu cya gatanu n'icya gatandatu wakongeraho, nawe cyandike muri comment. Niba rwose ari sawa, gira gutya, kanda kuri ako kantu ka gutya, ka like. Niba atari sawa, ukandika no kameze gutya. Sawa rero, tubonane muri video ikurikiraho.